abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cy'199 cy'ikinamico Shira Impumu, aho abagize club dufatanye urumuri bari mu biganiro nyunguranabitekerezo bitegura umunsi mpuzamahanga w'amahoro uba tariki 21 Nzeri buri mwaka. Hagati aho Amahoro na Zawadi batunguwe no kubona Veronica ataritabiriye ibyo biganiro, ahubwo yibereye mu zindi gahunda. Naho Gakwandi we nyuma yo kwitabira ibiganiro by'isanamitima abifashijwemo n'umushinga dufatanye urumuri, yiyemeje guhinduka agafatanya n'abandi gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Roza na Simbikangwa bo batangiye gutanga invitation z'ubukwe bwabo. Naho Musafiri umaze igihe gitafunguwe ntaheruka kugaragara mu ruhame. Ese mama byaba byaramugendekeye gute? Mu kubamara amatsiko, reka mbareke mukurikire igice cya 200 cy'ikinamico Shira Impumu. Ngewe Ndorimana Fideli maze kumva icyo amategeko ategeka abashakanye. Harya bavuga abashakanye cyangwa n'abashyingiranwe? Ko mbona igihe cyo gusezerana mu murenge nshobora kuzasebara, ariko so wabwiza ukuri sheri wanjye nkamubwira ko ntazi gusoma no kwandika. Yewe ndaza kugerageza numve. Aka kabari siko yambwiye duhoreramo ra, reka muhamagare numve. Ndabona mpamagaye menya yahageze. Allo sheri. Ese wicaye ko nahageze? Komeza inyuma mu busitani niho nicaye. Reka nze mpagusange. Ese rwe, urarangiza kubaka icyo kiraro nguze ngira karimo nkwere kumfasha? Ndi hafi gusoza. Ahasigaye ndabona habura nk'imbarire ebyiri gusa nzahakoreje. Erega nibyo nakubwiraga. Uriya mukozi buriya yagiraga umwanda. Hafuta binyibutsa rwe. Uriya mukobwa yagiraga umwanda rwose kandi akaba n'umunebwe. Uzi ko nta kintu yibwirizaga gukora. Buri kintu cyose byansabaga kumuhwitura. Urabivuga urabizi. Nigeze kumusanga yibereye muri telefone. Umwana yitumye isazi ziri mu kumutumaho atigeze amuhindurira imyenda. Sha icyo gihe umujinya urangicambura uko mbigenza pe. Ugize ngo ikirwe? Kuki utabimbwiye ibyo bintu? Rwose ntabwo yari kunkira. Uretse no kuba naramwirukanye. Iriya telefone yo ntiyari kumara kabiri nendaga kuzayimena. Yirirwa akavugana n'abasore ntagire ikintu akora. Umutima we waragiye muri telefone gusa. Ibyo kurangazwa na telefone byo nibisanzwe ku rubyiruko. Ngicyo nangaga n'umwanda yagiraga. Oya nagende. Nta kazi yarashoboye. Ahubwo se buriya rwe. Undi mukozi turamukurayo ko nsigaye mbona bihagazeho. Hari uwo bandangiye ariko ngo ashaka 15,000. Abakozi bo bihagazeho. Ayo mafaranga ni menshi wamaho. Tugomba gushaka umukozi utarengeje nibura 10,000. Nanjye nkurikije amikoro yo muri uru rugo. Nitwakabaye dukoresha umukozi urengeje 10,000 pe. None se sheri, tuzajya gukoresha invitation gihe ki? Uzi ko Simbikangwa na Roza bo bamaze kuzitanga kandi bafite ubukwe mu kwa 12. Igihe cyatujyanye iki cyumweru no kureba uko twajya kuzikoresha. Nibyo pe, tutazagira umuntu dutungura tukamutumira habura icyumweru kimwe ngo ubukwe bubi. Ahubwo se sheri, tuzajya mu murenge gihe ki? Wa muntu wese yewe. Ni ibibazo. Kutangiye kuntera ubwoba se sheri, ikitoroshye ni iki? Ni nkubwiza ukuri ubu ntunyanga. Oya humura mbwira nta kibazo. Buriya rero hari ikibazo naho nacyo ntigeze nkuganiriza. Buriya uko ndeba ntabwo nzi gusoma no kwandika. Sheri, nibyo koko ntabwo uzi gusoma no kwandika? Cyangwa uragira ngo wumve icyo mvuga? None se zira SMS uginyohereza kuri telefone ninde uzi kwandikira? Buriya nkoreje ubutumwa bwanditse ni kiginge wanjye bawamfashije. Sheri, cyakora urakoze kuba bimbwira hakiri kare. Nizere ko utagiye kunyanga. Ntabwo nakwanga, ariko reka dushaka igisubizo hakiri kare tutazaseba. Rwose nicyo ngukundira mugore mwiza. Ngaho ngira inama y'icyo twakora.
njye numva icyoroshye kandi cyihutirwa wagana isomero ry'abakuze ukiyandikisha noneho ugatangira kwiga. Kubara byo nabonye ubizi, ubwo wakwiga gusoma no kwandika. ubu bantu ntibazanseka. Nyumvira kandi. None se sheri, ubwo ari uguseba ku munsi wo gusezerana ku murenge gitifu akubwira ngo usubiramo no kujya kwiga ukamenya gusoma no kwandika, ubwo urumva icyoroshye ari ikihe koko? ariko uzi ko ari byo koko, iyo nama ungiriye niyo. Rwose ahubwo ejo nzaguherekeza tujyaneyo. Ikindi nimugoroba nuva mu kazi ujye uza kundeba nanjye ngufashe. Erega buriya kumenya gusoma no kwandika ni umusingi w'iterambere. None se Uwamaho, ko hakerewe kujya mu kazi uragenda giheke? wahora n'ikiza wa umukozi wanjye yagiye iwabo nabanje gufura imyenda y'umutoni wase. Ariko disuzi ko ntamuherutse, ese arihe ngo musuhuze? Ego kumana ese zawa nta makuru ukimenya? Ntuzi ko umutoni wase yatangiye ishuri? Aka kanya si umutoni wasuvutse ejo bundi ndeba ngo yatangiye ishuri. Yaratangiye da, erega n'ubundi hatinda inda. Uzi ukuntu umutoni wase yishimiye kwiga? Ariko si Uwamaho, ubu koko nje nzabyara ryari ngo ngira umwana ungana n'umutoni wase? Ariko Zawadi rwose nawe ntukansetse. Niko ye, utangiye gutekereza umwana utarabona fiyanse? Ahubwo reka tugusengere uzabona umukunzi, sibyo Zawa? Ubu ko kubona batarandoze, umukobwa ufite amafaranga angana atya, nkaba mfite perime, nkaba nikorera no ku giti cyanjye, ubu koko nakagombye kubaho nta fiyanse mfite? Ariko rero wa mugani wawe, abasore bubu sinzi iyo bareba da. ese Zawa mwadusuye? muraho Uraho neza Karingani? Ese ko ntakira kuheruka kumpara, ntabwo heruka kudodeshereza akambaro wa muntu? Ngo adodeshereza umwambaro, ngo adodeshereza nde? Ariko Amahoro nawe uzi kwijijisha, ubu wibagiwe inshuro zose umutuma ngaze kukudodeshereza. Ese nibyo wavugaga? None se ko warutanye uvuga ngo wa muntu Zawa? Ubwo nta kintu mu nyenze? ariko mama, ubwo ko wakishinga urwenya rwa Zawadi wowe ntumuzi? Umva mbese, iyo utangiye kwisetsa utyo muba mufite ikintu mu mishe wowe na Zawadi? Oya nukuri ntacyo mama, ahubwo reka mbe ngiye ku kazi, ndabona nakerewe. Zawa, ngaho uganira na mama reka nanjye ngende. Yewe uhaha uronke Karingani. Maze kwibuka bya bintu nagutumye ye, nuza gutaha ubizane. Ahubwo nari nibagiye kugusobanuza mama, nzana imvange cyangwa irote. Ariko wa mwana wabaye ute? Wakiye ugira ibanga. Genda uze kuzana zimwe papa wakunda, ntuzizi? Yego nta kibazo mama. Ariko rero Uwamaho, wewe n'umuhungu wawe muransekeje pe. Tugusekeje iki se kandi Zawa? Umutume ngakuzanira ibintu, kumba ari imvange n'amaroti mwavugaga. Ese ubwiye muvuga inyama mwari kubikira? Ariko Zawadi rwose n'inyama rwaraheze. Ese uracyazikunda nka kera? Umvama, ntazikunda se nabuzwa n'iki? Rwose nushaka nimugoroba uze dusangire. Ahubwo se Zawa, cyagiye turi mu nama itegura umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Kwambwiye wese ntabwo nzi ibyabaye kuri Veronica, byamukendekeye biti. Ntabwo mwamenye ko umugabo we Musafiri yarwaye, maze yaheze mu nzu. Ayiwe, uravugisha ukuri Zawa? None se kuki Veronica atakitabira gahunda z'umushinga dufatanye urumuri? Yewe, nanjye nabimenye mbibwiwe n'umuturanyi we, menya muri karabu dufatanye urumuri bitazwi. Niba ari uko bimeze tuze kubivuga mu nama, turebe uburyo twazamugeraho. Ibyo uvuga nibyo, uretse no kuba twamusura nk'abagize itsinda rya karabu dufatanye urumuri, twanamusura nk'abaturanyi be. Yewe, reka noneho nze kubaza Kampire na Roza, twumve ko ejo nimugoroba babona umwanya tuzamusure. Nubwo yagize umurwayi akabyihererana, twebwe aho tubimenyeye tugomba kumuba hafi. Rwose reka tuzamusure. Uzi ko Zawadi yararinkoreye, habuze gato ngo acikwe pe. Yaragiye kuvuga ko yadodesheje iwanjye ikanzu mu gitenge cya mama, yari kunkuramo iyo kotsa. Shaho se ngo Arisa azabimenye, sinabonye muhira agiye kumuntwara yitwaje ko mwigisha imodoka. Musaza wa, maze rero ubwo bamaze gufata irembo rya Kampire, tugomba gutangira kwitegura urwo hakiri kare kugira ngo ibintu byose bizagende neza. Ahubwo invitation nizisohoka uzabwire Kampire kumpereho ntumira abantu binaha. Urabona nka wa musaza uzadufasha mu misango y'ubukwe, nubwo nabimuganirijeho ariko biransaba kuzajya kumutumira nitwaje invitation y'ubukwe. Hari ubwo uwo musaza uvuga n'uwuhe? Komeruka tukubwira kabiri ukamwanga se ngo ntiyagukandagirira mu rugo. Erega kuba kabiri yaragize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, yarangiza igihano cy'akagaruka mu muryango nyarwanda, ntabwo byatuma tutabana amahoro. Si byose nyine nakubwiraga.
Ereka wibuke ko yaje no gusaba imbabazi umuryango wacu. Urumva rero nitwagira ubukwe ngo tureke kumutumira kandi ari n'umuturanyi wacu. Erega biranabivugaga kera ntarahinduka mushiki wa. Rwose invitation zitinze gusohoka. Tuzatumira abantu bose nta vangura. Yewe noneho ubukwe burashize buratashye pe. Humura rwose Kampire na Fideli nibazisohora nzakubaza izo ukeneye zose nzikuzanire. ababaje ibyaje ibyanyu birakemutse. Muraza wayo inkoni hiriye. yewe buri wese niyikorera igiseke cye dusure Veronica Badi atatugoye kandi turi abaturanyi. ahubwo se buriya turamusanga yora. Muhumura regeje naramuhamagaye ndamuteguza. Reka dupfe kugenda ariko nta cyizere mfite ko tumusangayo pe. Akasakumirora Mukamuso. Veronica nta kibazo mufitanye? Nimuve mu rwenya rwa Mukamuso nimuze tugende. uriya ndiba mu isomero si Rozara reka mwegere musuhuza. Wiriwe Roza we. Ese ni wowe Karingani? Amakuru y'iminsi se? Yewe amakuru yari meza. Nawe siri somero buryo bwose ujya urigana. Nanjye njya nza gutira ibitabo byo gusoma da. Nawe se usanzwe uza hano? Iri somero se ko wagira ngo ni iryanjye. Ndaza nkatira ibitabo nkajya kubisomera mu rugo. Nabirangiza nkabigarura. Icyakubwira ko ni Rasiberi Cafe nyimenye ejo bundi. Ntabwo ari wowe wenyine. Burya abantu benshi bazi ko hari ibibuga by'imyidagaduro gusa. Rwose njye aho menye iri somero ryaramfashije cyane. Ibyo uvuga niko bimeze pe. Rwose twe nk'urubyiruko tugomba kurushaho guteza imbere umuco wo gusoma, cyane cyane ko mu bitabo ariho hihishe ubumenyi bwadufasha kwiteza imbere ndetse no gusobanukirwa neza amateka y'igihugu cyacu. Ahubwo ibi nabyo tujya tubivuga mu nama ya Karabu dufatanye urumuri. Dushishikarize bagenzi bacu kuganira isomero. Uraho mujyanama we. Uraho gakwa makuru y'iminsira. Yewe amakuru yari meza. Iyo sake se uyijyanye. Aka gasake nkajyanye ku isoko ngiye gushaka amafaranga y'imbuto. Kumbona ukita gasake kandi ari igisakera. Nuko nkeneye amafaranga nahundi rwose yari itarakora. None se wowe ugiye gakwa kumbona wuhanye. Yewe ngiye gusura Musafiri ngo amaze iminsi arwaye. Ahubwo se nkubaze gakwa komeruka Musafira gusaba ko mwahura akagusaba imbabazi z'imitungo yanyu yangije. Mwaba mwarabashije guhura? Ntabwo twigeze duhura mujyana. Ntugire ngo naragutereranye maze iminsi niba mahugurwa y'umushinga ariko mbere yo kugenda nari navuganye n'abagize Karabu dufatanye urumuri banyemerera ko bazagusura mukaganira. Baraje baranganiriza kandi rwose byatanze umusaruro. Rwose iyo ni intambwe ishimishije. Nabonye baratangiye no kwitabira ibiganiro byo mu matsinda y'isanamitima. Nukuri narahindutse pe. Ahubwo nayo narayobewe aho wagiye narakubuze. Humura rwose ubu nagarutse. Niko hari icyo wifuzaga se ko nagufasha? Uribuka ko mu minsi yashize twaganiriye ukambwira ko abasahuye imitungo yanjye muri jenoside yakorewe abatutsi barimo na Musafiri bashaka kuza kunsaba imbabazi nkagutera utwatsi. Ndabyibuka. Wanyamaganiye kure ngo ntacyo mwavugana. Yewe nukumbabarira buriya iyo umuntu atarakira ibikomere by'umutima no kuganira ku mateka y'ibyamubayeho biragorana. Kiriya gihe numvaga bansahura imitungo ntarebana nabo. Ibyo uvuga nibyo niyo mpamvu tubaba hafi. Yewe mujyana dore nagukereje nzashaka akanya nze kukureba tubiganireho. Ni karibu gakwandi we. Niko Badi ko mbona umuryango wa Musafiri na Veronica barayihinga. Uzi ko Musafiri ashobora kuba yararwaye igihe kirekire ntitubimenye. None se ko abantu barwaye bakabyihererana. Ahubwo si urugo rubamwe abantu ko mbona n'imboga yaraye. Nimureke dusuhuze yewe. Yemwe kwa Musafiri muraho. Yemwe umva Badi ubwo twagezeyo nimureke tuzenguruke turebe no mu gikari ko bariyo. Nyamara wasanga barimutse. Abaturanyi ba Musafiri na Veronica bagiye kubasura barababura. Ese ko Musafiri amaze igihe arwaye we n'umugore we bagiye hehe? Ntuzacikwe n'igice cya 201 cy'ikinamico Shira Impumu. Hari icyakunyuze ufite ikibazo inama cyangwa igitekerezo watanga watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ya telefoni itishyuzwa ikurikira 0794 85 64 74 cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni itishyurwa ariyo 89 ushobora no kutwohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira ariyo shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ikinamico Shira Impumu. Mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shira Impumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.